Karibu kandi inshuti bakunzi bacu, reka nanone twongere tubagezeho ikindi kiganiro kijyanye na seleri. Ese wari uzi ibyiza bya seleri? Seleri ni nziza kandi irakungahaye mu buryo butangaje, kandi ishobora kuvura indwara nyinshi zigiye zinyuranye. Amavuta aba muri seleri abyara umwuka mwiza wazo, ari wo wundi twumva uri guhumura. Buriya kuriya guhumura kwazo nawo ni umuti. Ariya mavuta rero, uriya muhumuro, kari akantu twumva kari kuzamo gasa nk'agahumura, niko kagirira neza impyiko, imitsi yayo y'impyiko nyine ikaguka ku rugero rwiza, bigatuma impyiko zishobora gusohora inkari neza. Aside iba iri muri seleri, aside nziza birumvikana, ishobora gufasha rwose amaraso ku rugero rwiza, igafasha umubiri ku rugero rwiza, kandi ntiyiyongere ngo ibe nyinshi mu maraso. Seleri zifite akamaro ku barwayi ba gute, kubyimba mu ngingo za rubagimpande, ndetse n'abantu bose bihebye bakeneye seleri cyane. Seleri ni rumwe mu ruboga ruvura ubwihebe ku rwego rwo hejuru. Seleri kandi irwanya diyabete, ikura imyanda ya za aside irike ndetse na za ire mu mubiri, ikawongerera imbaraga ku rugero rwo hejuru. Seleri kandi ifite n'ibindi byinshi, wenda ku bari bubyumve, bya glycoside, glycokinine, kumarine n'ibindi n'ibindi. Ibyo bigirira neza umubiri. Ifite vitamine zo mu bwoko bwa B nyinshi ndetse na vitamine C. Seleri iberanye n'abantu barwaye impyiko kuko ibongerera imbaraga, ndetse n'imbaraga z'impyiko zikiyongera. Abantu barwaye indwara zifatira mu ngingo za arthritis, za aritiyaze urinere, nazo zikeneye seleri, ari two tubuye two mu miheha ijyana mu mpyiko. Utubuye two mu miheha ijyana mu mpyiko rero natwo abarwayi b'iyo ndwara bakwiye kwibanda kuri seleri. Seleri ifite byinshi byiza kuko ikiza indwara y'umutwe uhondagura, aribyo bita fievre. Itera irari ryo kurya apeti mu gihe ukoresheje umutobe wayo uvanze n'inyanya, ukawuvanga na karoti, ugakamuriramo indimu. Uwo mutobe rero ushobora kuvura indwara nyinshi zikurikira: amagufa, kwiheba, ishobora kuvura indwara yo ibibazo biza umuntu ntaryoherwe. Iyo seleri igihe uyikoze utyo yakuvura ibibazo bijyanye n'imihango y'abakobwa, mikeya se, myinshi se, iryana se, n'ibindi n'ibindi. Yakuvura amaso kuko harimo vitamine A, yakuvura gufata mu mutwe kuko harimo vitamine C, ndetse bifasha n'abarwayi barwaye indwara zishingiye ku mutwe n'ibisazi. Wafata seleri ukazivanga n'inyanya, ukazivanga n'indimu, warangiza ukabisya ukoresheje akuma gasya, ariko ka blender, cyangwa ukabirapa, cyangwa ukabisekura, hanyuma ugakamuramo indimu mu mutobe nyine umaze gukuramo. Urafungura icyo gihe urafungura, ugafunguza amatasi 3, warangiza ugakamuramo ya ndimu. Ibyo ukabikora 3 mu cyumweru. Ayo matasi 3 ukuyemo urayanywa mu gitondo, ku manywa na nimugoroba, ugasiba iminsi 2,
ukongera ugasiba iminsi 2 ukongera ugashyitsa ukwezi. Uwo mutobe kandi ugirira umumaro abihebye rwose ku rugero rwo hejuru. Seleri kandi ishobora gukoreshwa nka salade cyangwa ukazicanira mu mazi ufashe nka garama zazo 5, hanyuma ugacanira mu mazi ukanywa ayo mazi yazo yavuyemo. Ushobora kwinywera amatasi 2 cyangwa 3 ku munsi ukaba ufashije umubiri wose. Ngayo rero izo zari seleri ni nziza ku rwego rwo hejuru kandi zizatugirira umumaro. Mu gace kacu ka kabiri, itegeko rya mbere riratubwira ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ni mu gitabo cyo kuva muri Bibiliya yera igice cya 20 umurongo wa 3. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Iyo ni Imana ibivuga. Ariko risobanuye ngo iki? Rishatse kwerekeza kuki? Ibyo dukunda byagabanya urukundo dukunda Imana cyangwa bikatubuza kuyikorera. Ibyo nibyo tuba tugize Imana. Hari ibyo dushobora kuba dukunda bigabanya umubano tubana n'Imana, bikagabanya umushyikirano twagiranaga. Ibyo nibyo tuba tugize Imana. Kuko Imana ni urukundo kandi niyo ikunze igomba gukundwa urukundo rwose, ibindi bikaza inyuma. Yaba ari amafaranga se, ni akazi kakubujije Imana, byakubujije gusenga, ni ibintu duhoramo bya buri munsi bihora bitugize busy, ntitubone n'akanya na kamwe ko kwiga iby'Imana, kuyishakisha umutima wose, kuyisenga. Ni inshuti mbise n'ibindi. Ibyo byose twagira nyambere bikadutera kwanga Imana no kwica amategeko yayo. Harimo izo za forode, harimo gucuruza wica iminzani. Ibyo byose dushyize imbere kugira ngo iby'Imana bihungabane cyangwa twirengagize yuko Imana ari we muremyi, twirengagize amategeko yayo, twirengagize ibyo yadutegetse. Ibyo nibyo tuba tugize Imana. Mbese turashaka kugira izindi Mana mu maso y'Uwiteka kandi ariyo yaturemeye ibyiza byinshi. Harimo n'ibyo tumaze kubona nka seleri, umuti mwiza ku barwaye amagufa, umuti mwiza ku barwaye rubagimpande, umuti mwiza ku barwaye kwiheba, imihango iryana n'ibindi. Oya, ahubwo ibyiza ni ukuyikomezaho, ni ukuyiringira, ni ukubana nayo akaramata. Umunsi mwiza rero ku bakunzi b'Imana mwese, ariko n'abatayikundaga. Reka tuyigarukire twese tuyisabirane ku bwa Yesu.